إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ishimwe ikuzo icyubahiro bya Allah, amahoro n'imigisha bisesekare ko asozereje intumwa n'abahanuzi Muhammad we n'abiwe, abamukurikiye ndetse n'abazakomeza kumukurikiza kugeza ku munsi w'ibihembo. Allahumma amin. Banyarwanda n'abanyarwandakazi, inshuti bavandimwe, mureke tuganire. Ntabwo mbatindira nzanywe n'ikintu gikomeye, ntabwo byoroshye. Mu Rwanda abantu bakomeje kuburirwa irengero, ngira ngo hari umuvandimwe muzi yari afite kanare yise Ndenganura TV, ubu rero yitwa Uwihanganye Jacques. Amaze igihe kirekire rero ataboneka, uko mubizi abamukurikiraga n'ubu mwari bakeya, ariko ntabwo mukimubona, ibiganiro bye ntabwo bigitambuka. Hanyuma amaze igihe kirekire rero na nimero ye itariho. Rero ni ikibazo, ntabwo mbizi uko bimeze, gusa ni ikibazo nyine kuba umuntu adahari, kuba umuntu ataboneka. Rero hari amakuru nyine ari gucacana, ari kumbwira ko nyine adahari, yabuze, ntawe umuheruka mu gihugu ntawe umubona. Niba hari umubona akaba yaramubonye, amubona n'uyu munsi ambwire, cyangwa se niba nawe ahari atubwire, abwira abanyarwanda kuko ibintu biteye inkeke, biteye agahinda. Mureke mu by'ukuri, buriya ngewe iyo tuvuga ibi ngibi ntago nyine nk'uko mu busanzwe mubizi, abantu bakunze kwibaza bakanatubaza bati hari n'abamwumvishe babivuga bafite amakanare ngo ibyo gutabariza abantu ngo bimaze iki, ngo ni ukubiceceka. Ariko mu by'ukuri si ukuvuga ko ntacyo bimaze, ntabwo bakora icyo bimaze, gusa ikiba gishaka kumvikana cyangwa se kuvugwa, hari n'abandi bagira mu makomantere ugasanga baravuga bati ubundi se ibyo muvuga bimaze iki? Ntabwo ari uko bidafite icyo bimaze, ariko hari ababivuga gutyo rimwe na rimwe, yenda wanareba ugasanga ni abantu n'abambari b'agatsiko ba FPR Inkotanyi, ariko wajya no kureba nanone ku rundi ruhande ugasanga hari abandi bibaza nk'ibyo kandi bari muri opposition. Donc kubera iki? Kubera ko nyine mu mibonere yabo barabona gukomeza kuvugira ku ma YouTube, kusakuza abantu bapfuye, abantu bishwe, abantu barigise, bo babona atari igisubizo. Donc mu byifuzo byabo bakavuga bati kuki abantu mutari ibyo mwakora, tutari icyo twakora kugira ngo turokore igihugu, turokore abanyarwanda muri rusange. Donc ugasanga rero ibyo bitekerezo bafite, nanone abandi nyine bakabivuga ko ntacyo mwakora, atari uko bababajwe n'ibikorwa, ahubwo ari uko babanyega nyine, bashaka kuvuga nyine ko agatsiko nyine gafite imbaraga mutagashobora, kandi mbese basa nk'abashaka kugira ikirenge nk'icy'agatsiko ko kurira irengero kw'abantu bifite agaciro, mbese bifite ishingiro. Ariko nababwira ko nta shingiro bifite, kuko niba n'abantu, najya mubwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi ko ubundi mu bijyanye no kugaragaza ibitekerezo byawe biremewe mu itegeko shingiro. Ikindi mu itegeko shingiro icyemewe, biremewe ko kurwanya ubutegetsi biremewe mu itegeko shingiro, kurwanya ubutegetsi bw'igitugu biremewe mu itegeko shingiro. Ariyo mpamvu buriya nicyo abantu bakagombye kujya babazwa, cyangwa se leta yagombye kubaza abantu bayirwanyije, yakagombye kubabaza kuko ubundi biremewe kwirwanya igihe iyo leta ifite igitugu. Noneho kigomba kubaza abantu rero, abo ivuga ko bayirwanya igomba kubanza ikababaza niba hari igitugu bayibonana. Noneho bo bakaburana berekana ko yo ifite igitugu, yenda nayo ikiregura igaragaza ko nta gitugu igira. Noneho icyo cyamara kugaragara ko nta gitugu ifite,
ubwo icyo cyaha kikaguhama kuko warwanyije leta nyine wirenganya, ubundi ugomba kwirwanya kuko ari igitugu, none wayirwanyije itari igitugu. Rero icyo gihe niba kiguhamye ko leta nta gitugu igira, ko kubwo ngubwo urabutsinzwe. Ariko kuba kwirwanya ko bakakufunga bakakucira ibihano bashingiye gusa ngo urayirwanya, ni ukurenganya n'itegeko ishinga, kuko itegeko shingiro rirabyemera, biremeza ko kurwanya leta igihe cyose yaba donc ibangamiye uburenganzira bwa muntu, yaba ari leta y'igitugu, iyo leta kwirwanya itegeko shingiro ry'u Rwanda rirabyemera. Wenda tuzasubira inyuma tujye no kureba amategeko nubwo tutayize, ariko hari aho yanditse dushobora kuyasoma, donc cyanditse ubu nawe wagisumuka cyumva ko kivuzwe cyangwa ko cyemewe. Burya ntibakababeshya ngo donc nyine n'ababa barize amategeko baba barayasomye, barayigishwa bakayasomerwa nyine, ntabwo ari kwigishwa donc barayigishwa wenda akakurusha kuri nonosora no kuyafata mu mutwe ko nibyo abayize kandi barabigize umwuga. Ariko nawe ubisomye wabifata wabimenya. Ubwo rero ntekereza ko uyu musore ntago aheruka kuboneka, ubwo rero umufiteho impungenge zikomeye. Noneho ibyo navuga nyine nuko donc bumva ko bashyigikiye iyo leta, babona batwaye umuntu nk'uwo nka wihanganye, babona birukanye nka Bicahaga, babona bafunze Karasira, babona bafunze Indamange, babona bafunze babaziza kuvuga no gutanga ibitekerezo. Noneho rimwe na rimwe bakasa nk'abavuga ngo barizize. Nagira ngo mvuge ko hari abantu ngewe twanganye banyanze, si ukwangana ahubwo baranyanze. Abantu benshi twari dufitanye ubucuti twagenderaniraga mbere yuko nkora ibiganiro ku ma YouTube, donc banyanze. Ariko muri bo hari abo nemera nabo nemera, donc arabona mu by'ukuri tutakivugana, ariko nge ntafata nk'abanzi kubera iki rero? Ntafata nk'abanzi kubera kuko ndibuka igihe nakoraga ikiganiro cya mbere ku Murabyo TV, ndetse n'icya kabiri, abantu b'inshuti zanjye banyumvishe mvuga, bakumva ibyo mvuze ku Murabyo TV. Bamwe baraje kundeba, baravuze bati, baramubwira bati kaza mu rugo wanjye kundeba, bakambwira bati ibi bintu uvuze biragukoraho. Aba bantu ibyo uvuze ni ukuri, ariko ni kuvugwa ahangaha. Abantu barica bakavuga, bambwira ibintu byinshi, bantera ubwoba ati rwose bireke, mbese arambwira ati turagukunda, bireke nibi bireke, bazakwica, bazagufunga, ibyo bambwira byinshi cyane. Ntago nabemereye nyine, ntago nabemereye kubera nanjye impamvu nabahaga impamvu zo kuvuga ngo none se ninceceka mu gaceceka bagaceceka bizagenda bite nyine, igihe cyose tuzavuga bizagenda bite? Ngo iki gihugu si cyo kuvugiramo. Donc ibintu abanyarwanda bakunda kubyibaza, ngo igihugu si cyo kuvugiramo, ngo abantu baricanga. Donc hano nugasanga bashishikajwe no kuba barenganya umuntu waboroheye utabica, bo ubwabo nk'abanyarwanda benshi bumva ari we barwanya. Wa undi bazavuga ntabice, ntabafunge, ntagira gute, niwe barwanya. Ahubwo ngiye uyu nguyu niwe ntakwiye kurwanya, kubera kuko yiba uyu nguyu umuvuga ukavuga ibyo yakoze, ntakurwanye, ntakwice, ntagufunge, byumvikane ko uyu nguyu ashobora kureka ibyo bibi yakoraga, byumvikane ko uyu nguyu kumurwanya no kumurenganya. Donc uyu nguyu nta dictature afite. Niba akureka ukavuga, agakureka ntakwice, akakurekana, ntabwo ari wo kurwanywa. Niba hari n'amakosa yakoze, ariko wowe wayavuga ntakwice, wayavuga ntagufunge, ntagire icyo gutwara, wowe ukavuga ngo uyu nguyu niwe wo kurwanya kuko atanyica, ibyo mbibonamo kubonerana abantu. Ahubwo umuntu aba akwiye kurwanywa n'abangaba, kwiye kurwanywa na FPR, ikwiye kurwanywa kubera kuko nyine irica. Donc niba uvugize ukicwa, ni uriya yavuga akicwa, uriya yavuga ikafunga umuntu we ikagira gute, iyi ngiyi ikwiye kurwanywa kuko irarenganya ku buryo bugaragara. Kuki abantu bumva ngo ntiyakurwanywa ngo kubera iki, ngo irica? Ikica nicyo turwanya, nicyo tugomba kurwanya. Ntabwo wabangamira umuntu ngo nuko atazi kwica ngo uri kurwanya, ngo uri ugira gute. Ibyo ni ukurenganya abantu. Donc twese tugomba kurwanya, ahubwo abafata abantu bakabicira ubusa, abafungira abantu ubusa, abagaragaza ukuri bakakuzira, aho bagomba kuvumbuka. Abantu benshi abanyarwanda bose bagahaguruka bakarwanya ikintu. Kubera ahubwo abanyarwanda benshi bazi ngo kuba umuntu yica kuko yiba,
kuko asenya ngo nta mikino agira. Uyu nguyu utagiye imikino, niyo mpamvu namwe mutagombye kugira imikino mu kumurwanya. Ntabwo twagombye kugira imikino mu kumurwanya. Kubera iki? Kubera ko nawe ntagira imikino mu kutwica, ntagira imikino mu kudufungisha, mu kudufunga. Uyu muntu utagira imikino mu kudufunga no kutwica, nta mpamvu n'imwe yo kumuha amahwemo noneho ngo mumureke bica uko ashaka, ngo muceceke ngo atabica. Ahubwo kuba bica, mumenye ko wowe niba atakwishyuye umunsi, ejo azica umwana wawe, kandi mubona uko yica. Ntabwo yica kubera ibyaha abantu bakoze. Ibyo ni ibintu bizwi, ngira ngo murabibona bari mu Rwanda. Doko njyewe ndi mu Rwanda najyaga mbona abantu kuva ngo mu gishanga runaka umuntu yamanitsemo, runaka mubabonye umuntu umanitse mu giti ku kiraro, yimanitse bakavuga ngo yiyahuye. Ntabwo wajya kwiyahura ngo ujye kuza wimanike ku giti ku kiraro, ntabwo ibyo bishoboka. Niyo ugiye kureba usanga uburyo bahambira umugozi, usanga umuntu akonera kuwuhambira hanyuma ngo nawe ujyemo. Ntabwo ugasanga ibintu bidashoboka, ugasanga n'abantu babikoze bawumushyiramo, barangije barabimwitirira, bavuga ko kandi aribo bamunize. Ibi ngibi rero ugasanga abantu ngo ntabwo bashaka kubirwanya, ngo kubera ko abantu bica, ngo kubera ko biba, ntabwo ari byo. Doko ngiye ntabwo narwanya umuntu y'umuntu yakoze ibi, wenda koko biravuzwe, ariko nyuma y'uko bivuzwe ntabwo akwishe, nta nagufunze. Uyu muntu bigaragara ko niba umubwiye ibi yakoze, ntakwice, ntagufunge, ntagutoteze, uyu nguyu arabireka. Kuko yabimenye ko ibyo bintu yakoze ari bibi, urabimubwiye arabireka. Nta mpamvu yo kumurwanya, ahubwo nta nubwo ari ngombwa kugira ngo umurwanye ubibwira n'abantu, kuko uzi neza ko nta ribi rye. Wakagombye kugenda ukamwongorera, ukamubwira uti iki kintu wakoze si cyo, akakireka akagikuraho. Njyewe umuntu nk'uwo nguwo ntarwo najya kuvuga ku mugaragaro, byaba ari ukumutaranga. Niba nabivuga ntanyice, niba nabivuga ntafunge, niba ntagire icyo ntwara, nge sinajya, ntabwo yakora ikibi ngo ujye kumutaranga bivuga ngo wakoze n'iki. Oya, nagenda nkamubwira nkamwongorera nti iki kintu wakoze kibangamiye abantu muri ubu buryo, kubera ko uko nyine adashishikajwe no kunyica no kufunga no kugira gute. Icyo kintu nikimubwira gisumba abona koko kibangamiye abantu, agikureho. Agikureho. Ariko uyu nguyu ukwica ntashaka kugikuraho, arabifukura ku bwende. Uyu nguyu ukora ibintu bamubwira akakwica, akagufunga, ntashaka kubikuraho, arabikora ku bwende. Uwo muntu ukora ibintu ku bwende, ukwica ku bwende, usenya ku bwende, wiba ku bwende, donc gukora ubugome ku bwende, niwe ukwiye kurwanywa, s'il vous plaît. Ntabwo uyu nguyu ari ukwiye kurekwa, noneho ngo abantu bumve ko ngo bategereze kuzarwanya ngo uzaza afite imbaraga nkeya kumurusha. Kuri we ntabwo ari byo. Uwo muntu muzamumurenganije, niba azaza waborohera mukamurwanya, muzamumurenganije. Tugomba kurwanya ufite igitugu. Ibyo itegeko ry'u Rwanda, itegeko shingiro ry'u Rwanda rirabyemeza, rirabishaka, rirabyemera. Umuntu ufite igitugu ko agomba kurwanywa. Tugomba kurwanywa igitugu n'igisa nacyo cyose. Tugomba kurwanya akarengane akariko kose. Ibyo byo ni ibintu twarazwe n'Imana, twarazwe na byo, tugomba kubikora. Noneho nkababazwa ahubwo n'umusilamu wumva ko we atabikora kandi yarahamagariwe kubikora. Qur'an iri mutegeka, yamutegetse n'umwe Imana Muhammad sallallahu nayo irabishimangira. Kandi Imana irahamya Muhammad sallallahu muri Qur'an, wama atakum rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Ngo iby'intumwa y'Imana yabategetse gukora mubikore, n'ibyo uje gukureka mu bireke. Rero intumwa y'Imana yaravuze ngo nubona ikibi gikorwa uzagikureho ugikoresha imbaraga, ugikujeho imbaraga. Nibikunira kugikuzaho imbaraga uzagikuzeho ururimi, nibikunira kugikuzaho ururimi uzababarira ku mutima. Ariko iyo ni imani, ni ukwemera kudafite ishingiro, ni ukwemera guciriritse. Niko Rasul sallallahu alaihi wasallam atubwiye. Noneho wowe uri umusilamu, ntabwo ushaka kurwanya akarengane, ahubwo urafata urwanya akarengane ukamukura mu busilamu, ukavuga ngo arakora ibitari byo. Wowe ukabona ko ukora ibiri byo, ngo urasari gusa. Ubundi ubone nimba n'abaceceka, uceceka uri bariye ku mutima, ufite imani dhaifu. Ariko siko tegeko. Imana yavuze ko ni imani nto nyine, ni imani idafite imbaraga.
ufite imana nyayo ararwana ku mbaraga, n'ibyanga arwane ku rurimi. Kugira imbaraga nke nyine kuba umwantege nkeya bahubabaye mana nyagasani. Doko uko kubabara kujyana no gusaba, kujyana no gusaba, mana wadutabaye, mana wadutabaye ko nta mbaraga dufite, mana dutabare, mana tabara abanyarwanda. Ibyo ukabisaba, ariko uwahagurutse agashyiraho imbaraga uba ukwiye kumushyigikira, ntawe uba ukwiye kumuca intege. Ndagira ngo babwire ko doko abantu uko barahari baje barambwira kuba barambwiye nyuma yuko nanjye mvuze ntiwo yasimbivamo, bakaba batakimvugisha ko arakwitinyira. Njyewe ndacyabakunda, njyewe ndacyabarespa kabisa, ndacyaba icyubahiro cyabo, kuko abantu banyeretse ko bankunda, banyeretse ko bankunda. Ngenda bajyanda bakunda aba bantu. Ariko umuntu twavuganaga kubera ko bibishe mvuga gusa kuri telefone, uyu we nta kintu nta kimufitiye ntabe na gatoya, kubera kuko byangaragaye ko nta rukundo na gatoya yigeze ankunda. Harbo uyu we yagize ubwoba arambira ati shaba bazakwica, wambara ukabireka, afitiye doko ntashaka kompfa. Ngenda vuga ntibazanyice, nemeye kubikora nta kibazo. Niba nta yindi mpamvu ari gutiya ko napfa, ibyo ndabyiyemeje. Gutiya ko nafungwa, ibyo ndabyiyemeje. Uyu nguyu ni inshuti yanjye, kuko nyine yaramburiye kugira ngo niba bikora ntabizi ko bica mbireke, asanga ndabikora mbizi, kuko nyina nabikoze nzi ko bafunze Karasira, bafunze Damange, bafunze Rashidi n'abandi, nzi ko bishe kanaka, bishe ibyo byose nari mbizi. Rero njye nabikoze nzi ko ushobora kugira ingaruka izo zinyuranye, gupfa, gufungwa n'ibindi. Baba niyo mugabo barafunzwe, bakizito barafunzwe, nta nicyo bakoze. Imbere yanjye gatoya nyine yuko mpunga, murabizi ko Williams yafunzwe, nako yishwe, ibyo ngibyo barica. Nakomeje kuvuga, si uko ko ntabibonaga, kandi ibimenyetso byarangaragaye, abana bimbwiraga ko bazanyica. Rero kuvuga ko utazarwanya umuntu kuko yica, ahubwo uzarwanya ukorohera utazakwica, ibyo n'ubugwari. Ibyo nujye byita ubugwari, sibyo. Tugomba guhaguruka tukarwanya ikibi uko cyaba kimeze kose. Rero uwihanganye Jacques mukurikirane, ntawe hari. Uwagira amakuru arinze ayo ngayo yatubwira, ariko ntawe hari, ntawabimbwiye wundi uretse kubaza abantu gusa. Mwebwe muramuheruka, ntawe duheruka, ntamuhamagara simubone. Mu gace arimo ntahari, mu gace arimo batubwire niba hari. Doko mu gace aho yaracumbitse byo mbize neza ko atari, kuko nabwiye abantu bajye kumureba baramubuze. Kandi muri iyo minsi yaramaze kumbwira ko hari abantu baje kumureba, kumuhiga ari ninjoro. Hari abantu bagiye kumuhiga bakaza kubaza mushiki we, bamubaza aho ari. Mushiki we akabwira ko atamuheruka. Nyuma yaho gato rero nibwo ubu ngubu twaramubuze. Ubu nge naramubuze, niba hari uza aho ari abivuge, dore ko umuntu atabaza nk'uko nguko abantu bakavuga ngo iki. Njyewe ntabwo nzabireka, kuko aho kugira ngo ndike gutabariza umuntu yabuze, ahubwo namutabariza akaboneka. Njye nibyo nahitamo. Abavuga ko ngo baba bakeneye amaviews, sinzi niba ibi ngibi hari views byazana byamazamara iki. Ntabwo nkeneye views mu maraso y'abantu, sinkeneye views mu kuvuga abantu. Njye nkeneye ko abantu banyumva gusa, kandi bagasobanukirwa, bakamenya ukuri,
bagahaguruka bakirwanaho. Nicyo nkeneye, do kubwira abantu ukuri, kubagaragariza ukuri kugira ngo bitandukanye n'ikinyoma, kandi no kugira ngo ubwabo bamenye ko bagomba kwirwanaho, badakomeza kwicwa urubozo, bamenye ko bagomba kurwana ku bana babo, ku buzukuru babo, kugira ngo ejo bazagira igihugu, bo bazabe mu gihugu batekanye, igihugu bazaba bafite uburenganzira bwo gukora, bakaronka uko imbaraga zabo n'ubwenge bwabo bibashoboje n'uko Imana yabahaye, bagatunga ntawe ushobora kubambura ibyo, mbese bagatunga kubera uburenganzira bw'abandi bantu. Buri muntu agatunga kubera uburenganzira bwe, ubushakashatsi bwe, imyitwarire ye, ibyo yakoze, akaba ari byo bimuha gutunga no gutunganirwa. Ariko ntihagire umva ko gutunga no gutunganirwa bagomba kubihabwa na FPR. Ibi nibyo tugomba guca. Ntabwo gutunga, gutunganirwa, kurya, kuryama, ntabwo tugomba kubihabwa na FPR. FPR turi Abanyarwanda, itegeko nshinga riravuga ngo buri munyarwanda agomba kugira uburenganzira mu gihugu cye. Nta munyarwanda ugomba kurusha undi agaciro, nubwo waba uri perezida wa repubulika. Donc urubaha gusa kuri perezida wa repubulika, ariko nukura amabi ahubwo urasuzugurwa, kuko urakora ibitagukwiye, urakora ibyo utagombaga gukora. Ariko kuri perezida wa repubulika uri umuntu nkanjye, uretse kuri perezida mu gihe runaka ugomba kuvuga akajyaho abandi, dore ko nabyo ari itegeko, ari ibintu biri mu itegeko shingiro ko Abanyarwanda bafite uburenganzira bwo gushyiraho no gukuraho ababayobora, kandi kikaba kikazirwa kubyiha. Uyu munsi FPR irabyiha. Ni ikintu rero tugomba kurwanya. Rien, ntabwo ari byo. Sinumva rero bumva ko ngo bategereje kuzarwanya abantu kubera ko bo batabica, kubera ko bo ari abantu beza, kubera ko batabiba. Donc mwumva ibyo mukora aribyo, nibyo mwarwanyije Habyarimana kuko atabica, ariko mwazanye iki? Kumwarwanyije Habyarimana kubera ko atabica, iyo mwamututse, iyo mwamuvuze, iyo mwavuze, nyuma mwazanye iki? Mujye mureba ibyo ngibyo. Iyo umuntu atakwica agakora kibi, ukavuga icyo ni kibi, ntakwice, nuko aba ashobora kureka icyo kibi. Nta n'impamvu yo kujya kumutaranga ngo ugende ku gasozi ngo dore yakoze ikibi. Ibyo byitwa ubujajwa. Mu gihe wakamubwiye akamenya ko ibyo akora atari byo, akabireka. Kubera ko niba mu by'ukuri atakwica, atakuhutaza igihe umuvuze, ugashishikazwa no kumurwanya kubera ko atakwishe, ataguhutaje kuko wamuvuze, kuko wagaragaje ibyo yakoze bibi, uyu muntu si wo kurwanywa, ahubwo ni uwo kongorera, ukamubwira uti dore ibi ngibi bitunganye uku nguku, abanyagihugu birabarembeje. Ariko kumva ko kurwanya Kagame wabyangira umuntu, wabisuzugurira umuntu, wategereza ko uzarwanya umuntu kubera ko uko bo nta mbaraga afite, ibyo ni ubugwari. Murakoze rero, icyo mbasaba ni subscribe, share na comment kugira ngo ibiganiro bigere henshi hashoboka. Turi kumwe, mwari maze iminsi ntaboneka, murambabarira, ariko ejo bundi n'ejo nzashyiraho ikiganiro, n'ibinashoboka n'igenda nimugoroba nabona ibyo kuvuga nkabivuga, nkabishyiraho. Ntabwo ntinda, kandi nzashyiraho ibiganiro bidatwara iminota myinshi, bidatwara amasaha menshi, donc bituma mubasha kubyumva mukabirangiza. Sawa, merci, Imana ibishimire. Turi kumwe nk'abanyagihugu, duharanira ko igihugu cy'u Rwanda cyaba kimwe n'Abanyarwanda tukaba bamwe, tukubaka ubumwe kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu. Murakoze kandi murakarama, ndabishimiye, mbahoza ku mutima. Merci.